mwakwigira imbere mukaducanira urumuri rutazima. Urumuri rutazima, urumuri rw'ubuzima. Uru ni urumuri, urumuri rwo kwibuka, urumuri rw'ubuzima. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu, urumuri muducaniye ruzamara iminsi 100 hano ku rwibutso. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu, Your Excellency the representative of the diplomatic corps, babyeyi muhagarariye imiryango y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ibuka na abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. May I now invite Your Excellency Charity Manyuruk, hakurikiyeho Perezida wa Ibuka Bwana Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu, mwakwigira imbere mukaducanira urumuri rutazima. Uru ni urumuri, urumuri. Ndahera ku mateka Bizimana yatubwiye. Arambuye afite ibimenyetso ashingiyeho, ariko ndagira ngo mbanze ishimire mwese abari hano mwaje kwifatanya n'igihugu n'Abanyarwanda, cyane cyane mwebwe abaturuka hanze mu bindi bihugu cyangwa abihagarariye hano mu gihugu cyacu. Ndabashimira kuko kenshi ko dusigaye tubibona ko bisigaye biri ukuri ntabwo kukigenderwaho, ni nacyo gituma, ariko reka mvugane, hari umuntu w'inshuti yanjye wigeze kumbaza ati ariko
wowe nk'umuntu ubaho ute ugahuza bimwe ndaza kubivuga mu rurimi rw'amahanga arambaza tubaho ute ugahuza the dark past and the cruel present. But how do you manage that? ariko uko nabyumvaga ntabwo ari igihe yabazaga gusa yabazaga u Rwanda uvuga ngo u Rwanda mubaho muti with a very dark past and a very cruel present. Icyo namushubije nuko from the beginning we were under an illusion that the two were siblings and we had to deal with them as such. You have to deal with the cruel present, knowing that it is very, very much related to the dark past. They are inseparable. So for us, we have a choice to make. You are either crushed in between and you stop existing, or you stand up and fight.